yitwa usenya urugo akazajya muri zindi gahunda zo gutegura ubundi bukwe azasora no mu bukwe bwa mbere yarasoze ahubwo se murumva leta tudakwiriye kuyiha amashyi gukora ibintu bitandukanye n'ibyo abantu batekereza rero niyo mpamvu kurivugaho umuntu akavuga ko ari ingaburira kurivugaho umuntu akavuga ko ari inyishyurira inzu ndashaka kubihagarika dufite byinshi twakora kontenti zirahari twazana ababyeyi bagatanga ubuhamya twazana abasore bakagaragaza turihagarike kurivugaho bo banyemerere gusa kuri cano yabo zacu twirinde gushyiraho ifoto ya Mutesi sibyo twirinde kuvuga iryo zina rya Mutesi ariko tutagiye kuri byanditswe kera tubafi cyane ijambo ry'Imana turi kumwe n'ubundi n'umukozi w'Imana akaba umuhanuzi cyane byahano yitwa Ezekiel Rukundo muraho neza murakomeye turashima Imana yaremye isi n'ijuru Uwiteka araturinda Imana ishimwe cyane aha twifuza kuganira ariko ndavuga ariko nibuze kubaza noneho birakomeye Ezekiel nimba yakoze ubukwe yitegure kuza guserebura naho ubundi abatarabukora birakomeye baze somye itangazo angari imbwira ko imisoro yatangiye ntabwo ibyo ngibyo ari igishya ko kuri iyi ngingo ijyanye n'imisoro yo ni ibintu bigomba kwitonderwa niba umuyobozi mukuru w'igihugu avuze ijambo rikomeye akavuga ngo twizirike umukanda mu nda mu kwizirika umukanda harimo no kwitera icyuma ukishakamo icyakubaka igihugu urumva usibye no kuba imisoro ishyizwe mu makwe urumva no kuri izi mbuga nkoranyambaga za social media namwe mukameresha amatelefoni n'ibiki yego mugomba kumenya ko mugomba gusora uko namwe muri mu kazi ntabwo igihugu cyacu rero niba gihagarikiwe inkunga umusaruro gisigaranye ni abana bacyo abanyagihugu ni abanyagihugu nibo bagomba kubaka igihugu rero muri gusakuza ngewe imisoro bayishyizeho abakameramani ntibasora ngewe ubwanjye bwararangiye urukumva ubu rero abakameramani mugomba gusora bakamera mu bukwe aba DJ cyangwa icyo bita abacuranzi itorero ryaje kubyina muri ubwo bukwe aba MC buriya nabari abasaza b'umukobwa baza gutanga umukobwa nabyo babitekerezeho kuko nabo babapfunyikira akantu hari uburyo umushimira ariko ibyo si byo tubabwiriza buriya leta hari ibintu ijya gushyiraho ibona ko ari ngombwa ko umusanzu wo kubaka igihugu ukenewe nta mabuye y'agaciro tugira oya kandi nawe ugiye kuduteza ba bandi bavuze ngo tujya kuyakura muri Kongo kandi babeshya ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika yereka abanyamakuru b'abazungu yuko twe dufite ibirombe ibyo simbizi birahari nta nzuzi tugira zifatika tudeduwanamo ibintu umutungo w'abanyarwanda amafi turayafite umutungo w'abanyarwanda ni abatuye muri icyo gihugu rero ntago nzi impamvu mwumva ko gusora ari inka yacitse amabere ntabwo ari igitangaza none se nta gahunda y'isoko ry'abazunguzayi none se bashyizwe mu isoko kuko nta musoro batanga ni ukugira ngo bajye basora none se batawucikana yego rero iyo gahunda igomba kubaho buri wese agahitamo gukora ubukwe abizi neza ko abashinzwe imisoro bagomba kuba bahari kandi ibyo ngibyo nta n'icyo bitwaye apfa kuba imisoro iri gutangwa ari igiye kubaka igihugu hari ubwo se ari umuyobozi ugiye kuyaka ngo ayishyire mu mufuka wiwe abayutubazi basoraga abayutubazi twe hari uburyo dusora ariko tugasorera leta ya Amerika kuko twe duhembwa amafaranga aturutse muri Amerika bayaduhemba rero bakaseho imisoro
kandi natwe tuyabikuza ku mabanki, amabanki yadukase. Amanyarwanda se mu banki ndetse ntituyavunjisha mu manyarwanda. urumva ko umusoro turawutanga nyine dufite uburyo twebwe dutangamo umusoro, tunawutanga habiri kuko twebwe tuwutanga henshi. Mwaciye kuri mobile money, iyo ugiye kuyatransfera baragukata. Twebwe nyine ariko nabwo tugomba gutekerezwaho, n'ubundi bazadutekerezaho. batumazeho burundu twaduhembwa urusenda. Ntabwo bazatumaraho urusenda pe. urusenda ngaho reba amafaranga bakata YouTube ikata. YouTube ubwayikata 30% yayinjiye. Akaguma muri Amerika. Akagumiyo. Mu Rwanda twajya kuri Beka cyangwa se Equity n'ahandi. Naho baragukata nyine kugira ngo bikuze. Naho bakayakuraho. Yego. Urumva ntacyo dusigarana. Ibyo ngibyo se nibyo tuzarebaho. None niba bayakuraho, nawe umusaruro ugirira igihugu ugomba kugaragara. Rega igihe turimo ntago cyoroshye. Ntago byoroshye. Sibyo? Turi mu bihe bitoroshye. Turi mu bihe bidusaba gukoresha imbaraga, tugakoresha ubwonko, tugakoresha umutima. Arakanugeze ko muvuga ngo ku mpamvu z'uko ngo byari inkunga byahagaze ku Rwanda, ibi bizatuma duca ubwenge cyane. Uruhande rumwe rushobora gutuma duca ubwenge, cyangwa abandi bakamenya bagacura undi mugambi w'ubujura bwo kuyinyereza. Ariko mu makwe byari binakwiriye. Byari binakwiriye. Ariko ibaze kugira ngo umuntu afate miliyoni 50 azimene mu bukwe. None se reka buriya nitwe twikoraho. Urumva? Ubu kushyize kuri kamera ugaragaje bije ubwo bukwe bwawe bwatwaye. Yes. Iyo bije ni iki yinjirije igihugu? Ni iki usibye gusesagura uwo mwanya gusa? Ugaragaje ko wagenze mu mavewiti, sibyo? Ahenze. Wakodesheje amakanzu ahenze. Wambitse abageni. Wakodesheje sara ahantu hahenze. Kwifotoza ahantu hahenze. Ibyo byose uri kubigaragaza ku makamera. Byinjirije iki igihugu? Ko wabikoze. Ibyo byombi leta ngo yabihurije hamwe. Werekanye ku mabifi. Uburyo abantu barimo bararura inkoko, barimo bararura inyama z'ubwoko bwose. Ibyo bintu ubundi uri kwakiriza abantu mu bukwe, ni iki byamariye igihugu? Ku bwawe sinyatire yawe yajyaho nawe? Ngiye ku bwanjye ndumva kudusoresha cyangwa kubasoresha njye ubwanjye bwararangiye. Nta nka yacitse amabere. N'ubundi abategura n'abakora ubukwe amafaranga barimo. Barayafite. Kandi nta n'umuntu ujya gutegura ubukwe adafite amafaranga. Imana ishimeze twebwe byararangiye. Nge rero byararangiye. Kandi nubwo basubiza inyuma nanjye nayatanga, ahubwo hababaje iby'uyu mudamu utegereje umugabo wa kabiri cyangwa wa gatatu. Hababaje n'ibyaba, ahubwo uzi ukuntu ari na byiza, hazagabanuka umubare w'isenyuka ry'ingo. Kuko ikintu cyitwa divorce, kimwe mu kintu inkiko zo mu Rwanda zigiye kuruhukaho, ni ukuburanisha intu z'amakimbirane yo mu ngo. Kubera iki? Umugore azajya arusenya atizeye ko azongera kubona umugabo bazakora ubukwe. Kuko umuntu uzajya ujya gukora ubukwe, icyambere apana n'uwa divorosheje, icyambere agomba kuzajya aba afite icyo kintu cyitwa ikofi, amafaranga. Yego, ntabwo ari bya bindi byacu twakoreshaga ubukwe tukitwaza utungutu twa beterave n'ibiki. Ugomba kuzajya utegura bije y'ubukwe, emusa akaguca amafaranga azi neza ko agomba kuvamo umusoro. Uw'amatente akaguca amafaranga abizi neza ko iyo dekorasiyo n'ibyo biki haravamo umusoro. Ubundi akaguca icyo bita amafaranga, pana udufaranga. Noneho ukabitanga
ubizi neza ko ibyo bintu byose biri buza cyangwa ukabyisimama ku mutwe kugira ngo ugabanyirizwe. Ibyo rero bizagabanya umubare munini w'abadivorce kuko bazajya batinya ikintu bitarebye kure. Nawe reba urumva ko bya bihanuro bidukoze noneho ntago bidukoze kandi bitanze umuti mu kubakika kw'ingo. Umuntu azajya ahaga agaciro. Urumva bari baratesheje agaciro inkwano batanze, baratesheje agaciro gusaba umuhango wo gusaba no gukwa. Ibyo byari byarataye iki agaciro umudamu akabirenza amaso ntabona ako gaciro, cyangwa umusore ntarebe yuko yarobanuye uyu mukobwa akamurobanura mu bandi bakobwa akemera kumutangaho ibyuya byiwe. Ibyo byari byarateshejwe iki agaciro. Ariko ubu umusore uzajya ujya kurongora umukobwa yarinze no gusorera, kamba ariko mbivuga, azajya amuha agaciro kuko leta ntisoresha igicuruzwa gifite ubuziranenge. Iyo gifite inenge ntigisoreshwa. Rero iki ni igisubizo kirambye ku kubaka igihugu, ariko ni n'igisubizo kirambye ku bigendanye no kubaka umuryango nyarwanda. Bisobanuye ngo umugore unkurikiye wari uri muri gahunda za divorce nagira vuba ahagarike divorce, niba adashaka kuzajya arongorwa aherekejwe n'umubu yishingiye yishingiye kuko ahangaha benshi bazishingira, sibyo? Aho kugira ngo atange umusoro azajya ahitamo kwishingira. Mwese ubwo urumva ibaze warakoze ubukwe ukadivorce, noneho ukazajya kubana n'umuntu wishingiye. Hari icyo bivuze? Urumva uzaba warashatse se tayari. Rero kwa tekinike diru kwa plan c'est fini. Diru yazi uretse gatoya ntago umuntu azongera gushaka inshuro 5 ashingirwa akora ubukwe, ntibibaho. Azajya byirinda. Iyo misoro yayikura he? Nyine iyo misoro yayikura. Abantu bababaye uretse gatubanze wumve bababaye bavuze bati kubera iki ibintu bije uriya mugore ikintu kimbabaje nuko bije uwo bita Blessed TV atararongora. Icyo kibazo gusa acari yarongora birambabaje kuko bije atararongora, kandi namugiriye inama kuva kera. Blessed namugiriye inama namwanirongora arananiye, yaramunaniye. ubwo rero azatanga iki umusoro mu bukwe bwe. Hari izina wakomeje gukwepa. Irihe? Iri zina ndarivuga nkumvise ujya mu bindi. Uyu mugore ngo witwa Pasteur Mutesi. Iri zina ahubwo uyuwe n'ubukwe bwose yakoze bamubarire imisoro ayitanga. Agomba kubikurikirana neza. N'ubu bwejo bundi hamenetsemo icyitwa ifaranga atanga umusoro wabo. Hamenetsemo miliyoni menshi. Yego. Uravuga ko Pasteur Mutesi wakoze ubukwe bwa miliyoni 70. Rero uyu mugore Pasteur Mutesi we sinshaka ko tumugarura muri ibi biganiro. Ntabwo bitaka. Ko ndumva hari uburyo ngewe ubwanjye nshaka guhagarika kuvuga kuri iri zina. Uranyumva? Ba bandi bavuga ko ari ryo ridutunze, ngewe nkareba ko tuzicwa n'inzara. Niyo mpamvu gusa kuko ndashaka impano zabo, apana gukomeza kwicara ku izina Mutesi. Ariko ngo ryakuguriye umwambaro, ryakuguriye umuceri, ryakuguriye inyama, mbese ngo bayeho neza kubera yazi. None si ryo zina ryabiguze kugira ngo mbicyurirwe? Turahita tubihuza n'umugore umwe witwa Sharirene. Yawugeze yakubwira yuko ngo izina ngo ryakuguriye kare. None se amazina yabo bayakoze kugira ngo bajye bayaducyura, twebwe nta mazina dufite. Ariko ngo wabivuze atabigutumye. Hakuzi kunsetsa, uzi ko twebwe kwicara tukabavuga ari twe tubazamuka. None si impamvu umuhanzi asohora indirimbo agakenera ko itangazamakuru bimuvugaho. Twe twabazanye imihanda. Umva se mubwire
impamvu ujya kwiyamamariza gutorerwa umwanya runaka asaba amajwi. Yego ni ukugira ngo azatsinde. Ikintu cyitwa amajwi ni ikintu gikomeye. Njyewe yo nicaye kuri platform ya nkavuga izina Mutesi, hari umuntu utari umuzi kuko nta muntu umenywa na bose, ariko ashobora gukurikira icyo kiganiro bikarangira agiye gukora research akamenya izina ry'uwo, akamenya uwo muntu. 65 bishobora kurangira amugiriye impuhwe cyangwa akamugirira imbabazi, si ibyo nge namuvuzeho, sibyo? Rero iyo ngewe mvuze ngo mpagarike kumuvuga, ari wari mu gihombo, ari nanjye ndi mu gihombo, kuko 99% twese twungukiraga muri uko kumuvuga. Yego ariko nge nimpagarika kumuvuga nkashaka ibindi nkora, wenda kuri we cyangwa kubamukunda no kubamufitiye umutima nama n'ishari n'ibindi, bo bazumva ko ari byiza, ariko ntabwo muzatinda kubona yuko kutamuvugaho byamushyize mu gihombo. Ntabwo muzatinda kubibona. Nguho urugero rw'abantu benshi twahagaritse kuvugaho, ariko uyu munsi tukaba tudafite amakuru yabo. Urugero nawe ubwawe urabazi, nawe ubwawe urabazi. Uyu munsi wakubaza amakuru yabo ntabwo wayamenya. Mbwira amakuru y'umuhanuzi wo mu giti. Arayuzi umuhanuzi wo mu giti yararangiye. Tuganire. Wambwira amakuru y'umuhanuzi wo mu giti. Yaramurangira. None si impamvu arangiye nuko atari kuvugwaho. Views zamushize mo. Iyo utari umwe mu musaruro uva mu kuvugwaho, murebe ko izimye. Yego mukatinga nze nyishyireho. Yego bagiye reka twigize inyuma aho ngaho hari izuba mwana. Byatanye no kubabura cyane. Mukatinga kubitegura, warabanza agategura akavuga ati reka nkore ubukwe, sezerana umurenge, niyime social media nzabarekura amafoto tukavuga. Mu minsi yashize twereka yuko ari seriye, bati ubukwe bwanjye sinyeneyemo umunyamakuru uzabuzamo, ariko ubu ntibyaprodinze kuri channel ya se. Ubushaka nimwabikura Nezibura dushaka nitwabikuraho. Rero niduhagarika kumuvuga azajya bishyira kuri channel iye ntibabireba. Uruzi ko iyo tutari kukuvuga na channel yawe batamenya kujya gushaka ibiri. Ntabwo bamenye ibyo ari. Ariko iyo umuntu akuvuze atajya kureba ikiganiro wavuzemo ibyo bintu, ako kantu bari kukuvuga atajya kukireba. Yego channel yawe ubwayo ikamama kabirazamutse. Nitubihagarika rero iri hangana ry'abashosho media ugasanga ngo turi gupfa Mutesi, bamwe bari kwa Mutesi abandi bari kuri uru ruhande. Ni umwanda mubi, ntaho turi gukura abantu, nta naho turi kubageza. Ariko se ko ari byo afazari ndigira mu nkuru za politiki. Nigeze nakumva umuvugizi wari bavuga ati ariko nk'aba bagabo iyo bavuga biriya bintu, nk'abana babo iyo bageze mu rugo babafata gute? Umwana se yagufata gute kandi wamuzaniye umugati? Aha turaza kuvuga umwana wanjye yamamagaye ngo papa unjanire inyama. Nkuriya witwa Garasi. Ninyimushyira araza kumenya ko narindi mu matiko. Umva nyine nkuriya witwa Garasi uramwibuka. Uriya witwa ngo yarakibirindwe rya zina twamuhimbye kubera iya korasi yaririmbye. Yagize gutya ubwo yayoboraga icyumba cy'amasengesho ngo ajya mu bapfumu ngo bamuha imiti yo kugira ngo azamamare, ngo ndetse ngo n'icyumba cye cy'amasengesho kizamuke cyane. Umuti bamurangiye ngo ni ugufata amazi ngo bahakarabije abapfu, hanyuma y'amazi akagira ute akayakarabya abakristo be. Baza kubimenya bamwe baranabivuga bamushyira hanze. Ezekiel nawe araza bivugaho n'urugero. Zaburi yaragira mwanya kandi nawe yari yaragize yaramwamamaye.
ibyo bintu ngo ntabwo bikwiye kuvugwa. ibyo tuzajya tubivuga rwose, nta abantu bataza no kubyumva ngo bumve ko bahawe warning mu kuzajya bakora ibyangwa n'amaso y'Imana bayobya itorero rya Kristo. Icyo nanze magaritse mvuyeho ni ugutinda kuri iryo zina abantu bafashe nk'ikigirwamana burundu. aguze ko ari ryo bafashe nk'ikigirwamana. Urebye inshuro Mutesi avuga, ukareba n'inshuro abantu bo muri politike bavuga, uzi ko Mutesi ari uvugwa inshuro nyinshi, niwe uvugwa cyane. wari ubizi? None ibyo ngibyo dukomeze tubyubake. Uzi ko nawe yazagera akiyumva yuko abantu batamuvuze, none se abaye atakiriho ntabwo twabaho. Iyo ni ibintu none umuntu akwiye gutekerezaho rero hakiri kare. None nitudahindura kare, umunsi se byabaye ngombwa ko RIB ubwayo yikorera akazi kavuga ngo umuntu wese wakoze inkuru ivuga kuri Mutesi n'umuntu uzongera kuyikora bose bagafunga, bizagenda gute? Ntabwo tuzakiriya content. Niyo mpamvu tugomba kubimenya kare. Yewe rero ndashaka kwitegurira indi content yawe, urumva, yanjye mu kindi kintu nshaka guca, kandi ngomba kubigeraho byanga bikunda. Yego, ni ugukoreshwa ikiganiro cyangwa nkakora ikiganiro ugasanga ni amakamera, ni conference. Yego, ukabanza ukabibamenyesha. None se channel yawe izazamuka ite kandi ikiganiro cyarebwa iwanjye? Utekereza ko umuntu wakirebye iwanjye azaza no kukureba iwawe? Kandi yakibonye ni iki se gishyashya umuzanira? Afazari niba ushaka ko nguha ikiganiro kuko ntifitemo support yo kwibaza wenda, nkoresha ikiganiro ushaka, nanjye uze kuza kunkoresha ikiganiro kiri bujye iwanjye ushaka. Yego, ugende wa uploading nta pressure, nanjye na uploading nta pressure. Ariko ibyo bintu bisa n'akajagari no kujagarara no kugira gute birangire. yego, dukore content zigisha abantu, zifite aho zibavana, zifite aho zibageza, kandi ubwo umwanzuro nge nawe ufashe byanarangiye. Nuzajya ushaka ikiganiro ujye umpamagara umbwira ati Ezekiel ko ushaka ikiganiro. Yego, hanyuma ngo ikiganiro. Hanyuma dukomeje twinjira no ku musozo w'ikiganiro cyacu, hano hari message ngezeho iti nyamara ngo bishaka kurangira n'ubundi ngo Pastor Claude ashobora kuba agiye kongera gucudika na Bosco Empire nyuma yuko bamaze iminsi baserera cyane. Pastor Claude agira ati twarakuvumbuye Bosco, we uvugira Mutesi cyane ukanga Asia. Kuba Bosco yakwisanga ari kuvugira Mutesi, umuntu avuga uko abyumva. Ntabwo ngewe icyo mpfa n'umuntu aricyo wapfa na runaka. Niba ngewe ibyo Mutesi yakoreye Asia nabibonyemo nk'ikosa no kumubanga, ushobora kuvugira Asia n'uburenganzira bwanjye. Ariko ntabwo Bosco Empire yaziyumvamo yuko azabyumva nk'uko nanjye mbyumva. Buri wese hano iyo duhari tuba turi gutanga ibitekerezo bitandukanye n'uko wowe ubyumva. Ariyo mpamvu bamwe badutuka cyangwa se abandi bakabata ahangaha mumeze neza murimo. Iyo niyo mpamvu rero gucudika ko n'ubundi bagomba kuba inshuti. Bagomba kuba inshuti kuko n'ubundi basanzwe ari abavandimwe, ntabwo ari ikosa rero. No comment. Icyo nshaka kubasaba ni banyemerere maze turebe biradutwari. Hari umugore wishimye ngo nukuretse Mutesi, nzamutumira uriya mukoresha ikiganiro cy'imiryango, akora ibiganiro by'imiryango. Yego, ariko guhora riri hejuru bizamarira icyo Abanyarwanda niba ushobora gucyaha umuntu udahinduka. ariko n'ubundi Mutesi ngo hari inshuti ngo yaba divorce gusa. Ibyo ni ibimureba. Erega umushumba aba inshuti n'abashumba, uragira inka akaba inshuti n'uragira inka, usya ubugari aba inshuti n'abakora ku cyuma bagenzi be, ucuruza amakara aba inshuti n'abacuruza amakara bagenzi be, ucuruza ibitoki aba inshuti n'abacuruza ibitoki bagenzi be, ucuruza inanasi aba inshuti n'ucuruza inanasi, uwicuruza aba inshuti n'uwicuruza.
mwese uragira ngo yisange mu kihe cyiciro nyine agomba kwisanga mu cyiciro abarizwamo. hari umuntu wumvise ingingo ya nyayo njyewe nyine mba ndi kubabwiza ibyo nashakaga buri wese yisanga mu cyiciro abarizwamo. nk'ubugenda inshuti n'abashosho media iyo kuko niho ubarizwa iyo ngize ikibazo umuntu nitabaza n'umushosho media. yes rero icyo nshaka kukubwira njyewe Ezekiyeli nzi amazina menshi yego yari ari trendi nyavuga yarazimye ayo ngayo ariko buriya Zaburi sha yarasi wasanga ari mwabwiraga bikarangira adasubiye kureba umuhanuzi wo mu giti. tumubwira gute? Erega iyo hari ibituma umuntu agukomatingaho bagukomatingaho ariko iyo ibyo ngibyo bishize barakureka. yego rero hari impamvu ifatika ituma ngewe mpamagarira aba YouTube gukomeza gufatira izina nk'izina ritugaburira. yego kuko nidukomeza kumukoraho inkuru bizagaragara ko koko ridutunze. ariko ubu nta zindi nkuru twategura kandi tugakora bikagenda neza. ubu ngewe nawe niba amatika ari yacuruza ubu ngewe nawe ntabwo twarema itiku tugacuruza. niba amatika acuruza ntabwo nge nawe twategura iryo tiku rigacuruza cyane. ni ngombwa se ngo duhore ngo kuri mutesi ngo ari trend. ahubwo ni itiku ahubwo twarema n'ikindi kintu kitwinjiriza. ni ibintu byinshi umuntu yakora kandi tukareba. uyu nguyu umuzanye akaza akamuha ubuhamya bw'ubuzima bwe bw'urushako rwe cyangwa mu bwana bwe bwareba. njyewe wigeze biterwa natwe aba YouTube n'uburyo tubyiyumvamo. kuba bavuga ko mwinjirizwa n'amatiku mukinjirizwa n'amazina rya Mutesi, izina rya Pastor Claude, Ezekiyeli uramuka uvuye ku izina rya Mutesi n'irya Claude urabona uzongera kubona views byibuze 300 ku buryo uzinjiza amafaranga atunga umuryango cyangwa agaruka mu matiku. Claude ni umucontent creator nkanjye namukiriyaho content nawe akankireyaho content tugakora. ariko icyo ntashaka ni aba bambari ba Mutesi kandi nawe uri umwe mu bambari be bahora badushinja yuko ngo dutunzwe n'izina rye. muraritunzwe naryo gamusubize biriya nimba udatunzwe n'izina rye azayifate ese aho yayiguhera urahibuka nyine azayifate urasijyana biriya abandi cyane nayo ujyana azayifate. uri zino uzongera kwivuga ntabwo uzongera kurivuga ntaryo nzongera izina ryanditseho yakuvuga rya Mutesi kandi urivuga Gerineri Kirungurira ndaje dukora bice Gerineri Kirungurira yewe njye ntabwo nkubeshya mwana mu by'ukuri reka nkwereke uburyo ari twe twanarizamuye nubwo mutabyemera cyangwa mu byumva sibyo. ninde udakora ubukwe? ntawe utabukora. ko wabukoze bwigeze busakuzwa ngo buvwe ku mbuga nkoranyambaga? nishwe Ezekiyeli ko yabukoze hari ugeze asakuza isaha yawe ko yakoze ubukwe ninde wigeze amusakuriza? ntawe. ubundi se ni ikihe gishya kiri mu gukora ubukwe kidasanzwe? ariko none tubona link ivuga ngo ariko twabyamamaje turabikabiriza turabishyashyariza tubishyira hejuru tubishyira ku rundi rwego. ari link y'ikiganiro yaje ivuga ngo dore ngo wa mupasiteri waturutse muri Amerika wasezeranyije Pastor Mutesi. none se kuba yaturutse muri Amerika bundi si umunyarwanda ni umunyamerika? ni Bill Gates se nyine hari ibintu natwe ubwacu yagira ngo Ezekiyeli avuge. none rero igihe kirageze ngo Pastor Claude anyumve, igihe kirageze ngo Bosco Empire anyumve, igihe kirageze ngo Mugwiza anyumve, igihe kirageze ngo Kamarada anyumve, igihe kirageze ngo aba content creator bo mu Rwanda twiga gukereya content apana gushingira content ku muntu umwe. yes uranyumva? njyewe nawe twakereya content tugahondagurana. yego ariko ibi bintu umuntu twamuvuze ngaho muri ribu ngo aho ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo bireba insangano birema amatiku mu izina rya Yesu abazimu bashye. ese twasanga yaratugiriye agatirika mbagireyo bajye bahora bamvuga. niyo mpamvu wabigenza ni wasanga niyo mpamvu n'ubundi umuvaho bikarangira wamuvuze hamwe na Pastor Claude. umva nkubwire Pastor Claude igeze umva arasinya batsinzongera kuvuga kuri umva nkubwire ntabwo twigeze gukorana ikiganiro ku bantu umuhanuzi wo mu giti ndamuretse. yego
wigeze ubona mugarukaho mugarutseho ubu ngubu ndi kuguha urugero rw'uko namuretse bigakunda bazimye byarangiye uwitwa Bowazi muretse kumuvuga byagenze gute yararangiye uwitwa Papa King byagenze gute yarazimye uwitwa Mama Vanessa Mama Sharirene hari amakuru yiherutse yeshu amashari ntacyavuga aracyavuga ariko ntabwo tumuvuga ubu ubona ari trend se erega kuba iri tamuneri kuri cano yawe gusa ntabwo bivuze ngo uracyari icyamamare sibyo yego ni benshi umunsi witwa Busquets nahagaritse kubonana nawe ari he Busquets ihuye kabaye ari he rero iyo tubavuga uretse kubivanga Busquets kugira ngo mumureke nuko rimbu yabakanga nyine y'imbuga nkoranyambaga zihagaritse kuza kugushaka no kukuvugaho byanga bikunda urazima kandi bikanakujyaho ingaruka Bowazi yari ari trend umunsi yakoreraga kwa president ubu aracyari trend umunsi yatwigaga inzu byaramurangiranye tayari rero twe ntabwo dukora amatiku sibyo ahubwo ikibazo nimwe mu byita amatiku rero ni mu byita amatiku biraza kubazanira gusemera abo bantu twavugagaho bagahitinga urumva mubabure nyine ikibazo mubura amakuru yabo ikibazo ngo iyo bakoze utunyanga rwihishwa ngo mudushyira ku karubanda utwo tunyanga rwihishwa ubundi badukorera iki niba ari abakirisi bagomba kwirinda sibyo niba uzi ko hari abantu bakuvuga sibyo kubera iki ubundi utwo tunyanga udukora rwihishwa nabwo ni ikindi kibazo icya mbere banza umenye ko uba ku mbuga nkoranyambaga ubundi ngereka nkubwire simba ku mbuga nkoranyambaga nta kintu ngewe waza kumvuga ahangaha ntabasha kuza kwidefandamo yego umvuze ikiri ukuri naza nkakubwira ati Imana imbabarire amen kandi nyezigire gute intunganye wavuze ukuri yego wamvuga ikiri ikinyoma nakubwira nibyo wavuze nzanira ibimenyetso byabyo yego icyo nzi cyo nuko umbeshya reka nkubaze ubu biracyari igitangaza ku muntu uba ku mbuga nkoranyambaga kubona umuntu uza akavuga ati twasambanye ntabwo igitangaza ntabwo bikiri igitangaza ese niwumvise nka profete nawe ibintu yavuze ashobora no kuza we ubwe akakwitegura akavuga ati ndakwiteguye ndashaka kurangiza runaka agatangira kwiyandikishwa mesaje ukayisubiza akakubwira ati ariko burya ndagukunda ukimubwira ngo urakoze ubwabyo wemeye urwo rukundo kubizana nk'ikimenyetso cyo kuri iyi mihanda akakwagitinga uko abishaka uko yabiteguye ibyo biracyari igitangaza aho ntabwo bakwiye kubigira igitangaza rero njyewe niba ngutangarije ngo iri zina ngeze aho numva ndiretse ndetse ndahamagara n'abandi ba YouTube kuri reka uzi impamvu nafashe uwo mwanzuro yego nuko aribyo biri gushwanisha Pastor Claude na Bosco Empire yego tekereza Pastor Claude na Bosco Empire bagapfa Mutesi niba tugeze ku rwego izina ry'umuntu umwe riduhanganisha tukiri aho ngaho hari undi muntu nawe twakomeza kuryikubanga hari undi muntu nawe wibagiwe kuvugaho witwa ngo yarakibirinduye ko twamucecetse ari he ubu ngubu ari muri Gisoro mu Bugande niho yaho nyine ko twamucecetse aherutse nawe yagiye muri ako gatebo k'abazimye ugatebo k'abazimye rero hari ibintu batazi by'izi mbuga nkoranyambaga niwibaza kuba tutazima nuko tugifite ibyo kuvuga yego hari abantu hano ku mbuga nkoranyambaga bazaga bakavuga ariko kubera ko byabakamanye nabo ntitukijya kubashaka yego sibyo kuba rero dufite ibyo kuvuga niyo mpamvu aba YouTube badukenera tukagira gute tukavuga yes ariko uyu munsi uzajya ushaka ntazajya ashaka kunkuramo amagambo yo kuvuga Mutesi yes anshakemo andi magambo yo kuvuga ibindi ibyo mbaza mbivuge ariko uzanzanira unimvura ntabwo iryo zina ryanyishyuye ku buryo nzajya mpora nza hano ngo niryo ndi guhitingisha ariko ngo we na Pastor Claude ngo iyo mwabaga mwavuze ririya zina ngo platform zanyu zazamukaga noneho byagera kuri Asia byapfiriye mu myumvire urumva
n'imitekerereze tukumva ko tutamuvuze ibiganiro byacu bitarebwa yego ariko hari uburyo twabitegura kandi ibiganiro byacu bikareba bigakurikirana sibyo buriya iyo wumva ko kutavuga kuri uyu muntu utari burebwe nyine ntabwo urebwa imitekerereze yawe n'imyizerere yawe ntahigarukira ariko hari ibindi wakora kandi bikareba ubuhingiro z'abantu batavuga Mutesi kandi amacano yabo arebwa jya kwa Gerard Mbabazi katavuga Mutesi ntarebwa ariko afite utuntu twe yubatse mbere nyine twebwe se byatunaniza iki kubyubaka abanyarwanda ukuntu bateye bafite shene bareba oya twebwe bitunaniza iki kubyubaka iyo bakeneye inkuru nk'izi ngizi bafite ahantu bazikura baba bakeneye iz'ubuhamya bafite aho bazikura nyine ntabwo Isimbi TV wajya ngo usange ubuhamya ubu byararangiye uyu munsi Isimbi TV niyo ibereye mu bya M23 ntibirebwa se nese giye kuba nakwicara nkavuga ibya M23 nkavuga uburyo bafashe Warikare kandi batayifashe cyangwa nkavuga uburyo Sadeki barasiye muri Goma nkaza nkabimanuka nka prodinga ntago bareba nawe wajya babeshya none si ibyo bakunda ubundi by'ukuri ni ibi n'ubundi bakunda babeshya ubundi bakunda bababeshya nawe mbwira uburyo umuntu agera ku rwego rw'uko umuntu aza hano kuri social media yakubaza umubare akaza akavuga uburyo umugabo we yamurongoraga nabi cyangwa yamurongoraga amuziritse ubundi ukicara kuri ekara ugakurikira uburyo barongoraga umuntu bamuziritse umuntu bamurongora bamuziritse bamufashe ku ngufu ariko wabikurikiye nyine uko yakubonye nk'irobo hari n'uwo nabonye kwa Gerard Mbabazi arimo avuga ngo yari umupadiri ngo ariko ngo akarya abana cyane nyine ga sibyo umuntu akakubara umubare akikinira agatwiko wowe ukirirwa ureba uzi ngo uwo muntu ni umusambanyi wahe uzamenya ko atari umusambanyi umunsi uzamuyoberaho yego akubwira ati barakubeshye kontenti ni iki njye rero ngiye gukora icyo bita kurema kontenti izakubesha ariko ubundi ko naziremaga no kuva na kera ariko uribuka ko hari ibyari bidukozeho binkoraho gute nimba wibuka neza buriya hari ubuhanuzi bwize guhanura mu buhanuzi urabwibuka n'ubu ngubu ubuhanuzi bw'ibigori n'ubu ngubu nahanura none se ko mwitwarire ku buhanuzi bw'ibigori ko nabuhanuye n'ubundi igisobanuro cyabwo ko cyari inzara ubu inzara ntihari yarasohoye ntiyavuzwe ikibazo ni uko abantu batwara ubuhanuzi mukabitwara mu murongo utari wo uko mubyumva ariko burya Imana itubwira ngo twitegure ibizaza yego none se abahanuzi hano ntibicaraga bakavuga intambara none se Kongo niba igihugu cyegeranye n'u Rwanda kiri kuberamo intambara umunyarwanda niyo yaciye umugani akavuga ngo agasozi kamwe iyo karwaya kandi kaba kagize gute kaba kaniha niko baciye uwo mugani rero icyo nshaka kukubwira yari icometseho na sharijeri